umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Yohana igice cya 20, icya 21, n'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane n'icya gatanu. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Yohana igice cya 20, igituro kiri mu busa. Kwa gatanu w'isabato Yesu yafatiwe muri ka gashyamba yasengeragamo bumaze kugoroba. Bukeye bwaho kuwa nyuma cyangwa kuwa gatandatu w'isabato nibwo yabambwe ku musaraba. Uko niko umurimo wo kuducungura no kuturema yabikoze ari kuwa nyuma wo kwitegura isabato. Dore uko byagenze rero. Ku cyumweru mu gitondo ariho kuwa mbere w'isabato, Mariya Magadara wa undi Yesu yari yarirukanyemo abadayimoni 7 araza. Ageze ku gituro asanga umwami Yesu yazutse. Ukurikije amateka mabi ya Mariya, ntiwakeka ko ari we wabaye uwa mbere mu kwamamaza igizuka ry'umukiza w'abari mu isi. Benshi bafite amateka ababaje cyane, ndetse abandi bafite amateka ateye ubwoba. Nyamara abo Yesu yarambitseho ibiganza bikiza, ntawababuza kwamamaza iyo neza ye. Yesu yiyeretse abigishwa be mu bihe bitandukanye. Yarababwiye ati, nimugire amahoro. Amahoro Yesu atanga ndagusabira ngo agwire mu muryango wawe. Yohana igice cya 21. Kugarurwa kwa Petero. Abigishwa bagiye i Galileya kuko Yesu yari yatumye Mariya ko ariho azababonekera. Bagiye kuroba, maze Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja y'i Galileya, ntibamenya uwo yari we. Yarababajije ati, mbese mwashoboye kubona amafi? Yesu iteka aba yitaye ku mibereho yacu ya buri munsi, kuko n'inyamaswa zo mu gasozi niwe uzibonera amafunguro. Yabahaye umugisha baroba ifi nyinshi. Dore ikindi cyabaye, baraje bageze ku nkombe basanga umugati n'ifi zokeje, maze Yesu ababwira kuza ngo bamwereke izo barobye. Basubiye gukurura izo barobye basanga n'ifi 153. Nubwo zari nyinshi urushundura ntirwacitse. Bamwe mu banditsi ba kera bavuga ko habagaho amoko y'ifi 153, akaba ashushanya ko abo mu moko yose yo ku isi bazinjira mu itorero kuko bacunguwe na Yesu. Nyuma yo kuzuka, Yesu yarongeye asangira n'abigishwa be. Ibi biraduhamiriza ko amaze kuzuka yarakomeje aba inshuti yacu, tuzasangirira no mu bwami bwo mu ijuru. Yari abiyeretse ku nshuro ya 3. Ndagusabira ngo ajye akomeza akwiyereke inshuro nyinshi mu buzima bwa buri munsi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere, muzahabwa imbaraga. Luka yandikiye Teofili inkuru ya Yesu kugira ngo akomeze kwizera ko Kristo yari umwana w'Imana koko. Luka yarongeye amwandikira iby'intumwa za Yesu zakoze kugira ngo arusheho kumenya ibitangaza byagendanaga n'intumwa za Kristo, maze arusheho kwizera. Iki gitabo natwe kiratubwira uburyo Kristo yabonye n'abagaragu be aho berekezaga hose. Natwe ari kumwe natwe. Yesu ubwo yasubiraga mu ijuru, abigishwa be bari hamwe nawe, maze babona azamuka buhoro buhoro, maze igicu kiramubakingiriza. Ubwoba bwuzura mu mitima yabo. Gutandukana n'inshuti biratubabaza, ariko bo Yesu amaze kugenda bakomeje kureba mu ijuru ngo barebe ko yongera kugaragara. Bababaye cyane. Marayika yababwiye ko bazamubona agarutse. Uwo niwe manu yahishwe kwizera kuzabona agarutse mu bicu byo mu ijuru. Yesu yabasezeraniye ko Mwuka Wera azabamanukira maze akabambika imbaraga. Basubiye i Yerusalemu maze batora Matiyasi ngo asimbure Yuda wataye umurimo. Ibyahishuwe igice cya 21 umurongo wa 14 havuga ko umurwa wa Yerusalemu nshya ku mfatiro zayo handitsweho amazina y'intumwa 12 za Yesu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2. Mwuka Wera. Abayuda Imana yari yarabategetse kwizihiza iminsi mikuru 7 kandi yashushanyaga urugendo rw'itorero ryayo kugeza mu bwami bwayo. Bizihizaga Pasika
pasika tariki 14 z'ukwa mbere. Bizihizaga imitsima idasembuye tariki 15 z'ukwa mbere kugeza ku wa 22 z'ukwa mbere. Bizihizaga umuganura, bakizihiza Pentekote. Bizihizaga umunsi mukuru wo kuvuza impanda tariki ya 1 z'ukwa karindwi. Bizihizaga umunsi w'impongano tariki 10 z'ukwa karindwi, ndetse bakizihiza iminsi mikuru y'ingando tariki 15 z'ukwa karindwi. Iyi minsi igabanishwemo ibice bibiri bikomeye. Umunsi mukuru wa mbere kugeza ku wa 4 ni iminsi yashushanyaga kuza kwa mbere kwa Mesiya aje kwitangira abanyabyaha kugira ngo twese dukomorerwe. Umunsi mukuru wa 5 kugeza ku wa 7 ni iminsi igaragaza igihe Kristo azagarukira ndetse n'ibizaba kugeza ku kugaruka kwe. Ku munsi bizihizagaho Pentekote, Imana yasukiye abigishwa Mwuka Muziranenge. Bahise batangira kwigisha ndetse babatiza abantu 3,000. Abemeye ukuri basabwa gukora ibintu 3 nk'ibyo aba nabo bakoze. Icya mbere barabatijwe, icya kabiri bongewe ku basanzwe mu itorero, mu yandi magambo banditswe mu itorero, icya gatatu bakomeje gushishikarira ibyo intumwa zigishaga. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 3. Uwavutse aremaye. Hari umugabo wari wararemaye, umwuga we wari uwo gusabiriza abatambuka bose. Petero na Yohana bahageze maze baramubwira bati, uturebe. Ntibari bafite ifeza n'izahabu, nyamara bari bafite izina rya Kristo. Abamufite baguwe neza kuko niwe mikoro yabo. Uwo mugabo baramuhagurukije mu izina rya Yesu maze aratambuka. Yasimbukaga yishima maze abantu benshi cyane barushaho kwemera Yesu. Ibitangaza bye tubibona ku bantu benshi yakijije bagahaguruka kwa muganga bagataha. Tubona abo yagaburiye bashonje, ndetse natwe atwitaho buri munsi. Abantu b'Imana ntibihimbaza kandi ntibishyira hejuru. Petero na Yohana babwiye abari aho yuko gukiranuka kwabo ndetse n'imbaraga zabo atari byo bikijije uwo muntu. Imana iturinde kwihimbaza no kwishyira hejuru. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4. Petero na Yohana bafungwa. Abatambyi n'abakuru b'Abayuda baraje bafunga Petero na Yohana babaraza muri gereza. Bukeye barababaza bati, uriya muntu mwamukijije mute? Maze basubiza buzuye imbaraga n'umwuka w'Imana bahamya Yesu wazutse. Baravuze bati, nta rindi zina ryahawe abantu bakwiriye gukirizwamo uretse izina rya Nyagasani ari we Yesu. Nuko abacamanza babura icyo bavuga. Bakomeje kwibaza ukuntu Petero na Yohana bavugana ishema kandi batarize, maze bibuka ko babanaga na Yesu. Kubana na Yesu niyo mashuri ahambaye cyane umuntu wese yakwifuza kwiga. Nibwo bumenyi bugezweho umuntu wese akeneye kwakira, kandi nicyo cyubahiro umuntu wese yakwifuza. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 5. Itorero mu ngorane. Hariho umugabo witwaga Ananiya n'umugore we witwaga Safira. Bari barasezeranye ko bazatanga isambu ngo bashyigikire umurimo w'itorero. Nyamara bamaze kugurisha ya sambu batekereje gutanga make ngo andi bayasigarane. Petero yarababwiye ati, Mwuka Wera si umuntu, ni Imana. None kuki mumubeshya? Birababaje ko Ananiya na Safira bapfuye batihannye. Nuhiga umuhigo ujya uhora usaba Imana ikubashisha kuwuhigura. Itorero ryakomeje gukorera mu ngorane, ariko bakora ibitangaza byinshi. Hari n'ubwo babafunze maze bagiye kubona babona bari mu rusengero bari kwigisha, marayika w'Imana yabakinguriye. Bongeye kugera mu rukiko maze Gamariyeli wubahwaga n'abantu bose maze arabavugira ati, nimwitonde, niba aba bantu baravuye ku Mana ntimuzabashobora. Intumwa zakomeje kubwiriza nta bwoba kuko Yesu wazutse yari yuzuye mu mitima yabo. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, vuga imirimo 2 ihuriranye Yesu yakoze ku wa nyuma w'isabato.
icya kabiri, abemeye ubutumwa bwiza ni ibihe bintu bitatu bakora? Icya gatatu, ni irihe shuri Petero na Yohana bari barizemo? Imana ibaha umugisha.